Utazara wese rwose hano mu karere ishobora kuba yamuzana. Urumva Etienne Ndaregeje amaze iminsi ahagamaza Yanga. Koko kandi yaratwaye igikombe cya shampiyona muri Kenya Police. N'ubwa mbere ikipe y'igipolisi cya Kenya yaritwaye igikombe cya shampiyona. Ubu ngubu ari muri Tanzania. Yari gutoza mu gakipe kitwa. Aho bisabira amafaranga nuko aba batoza bose abenshi tuvuze bo usibye we na Kasa uri ufite inshingano mu ikipe y'igihugu y'abagore. Abandi bose mu maklebe nyine bafite amaklebe batoza kandi bagomba kwizanira staff. Urumva bagomba kwizanira staff, hari amasezerano bagifite, ibyo byose ni amafaranga. Yego ubwo rero no gutegereza tukareba. Hari n'ikindi gihuha cyasohotse ku munsi w'ejo ariko cyo nabajije muri reba barambwira bati ni igihuha cya Diri. Adiri bamenya ari gushyushya. No gushyushya muri reba bambwiye batereka reka rwose ibyo bati wapi babihakanye. Yabatoza ariko mbona yabatoza atangiye seso. Adiri byo kumubwira ngo ibirarane by'amezi abiri nukwita twari imodoka president akaba yishyize mu gipangu. Ibyo ntabwo yamuzanaho ibirarane by'amezi abiri kandi agaho Adiri ntabwo mu gihugu ngo abakinnyi ngo bamwe ariko nawe yemeye gutoza rero yabayizi. Mbese yabazi ko agiye gutoza polisi cyangwa APR. Nawe yababizi yacisha bari yazabizi Nunisi yabazi ngo agiye gutoza polisi. Kiza cha Adiri no mu Rwanda arahazi nyine cyari cyo tazi yabaje ayizi wa mugani aje guhangana na APR ubundi. Niyo cya motiva cya mbere. APR yabifite abakonkira bafatika. Ko Adiri yashimye Beni Musa akajya akanda ku ruhande rumwe na Adiri akakanda ku rundi. Adiri yashimye ko kuri APR yajya gutya asaba imbabazi yatibye imanza rwose mu mbabare nabajyanyemo. Amena nka kuropo nyine abanza atiza ubwega byibuze ngo reko bakunye kumutekereza. Bati shami wararitemye byararangiye. Systeme zose yarazikoresheje zaramubwiye bati uzagende wige neza kuri iyi kipe watoje. Imeze nka Real Madrid. Real Madrid yo wayivuyemo kubera amafaranga. Kubera kumvikana amafaranga ntushobora kuyigarukamo. Ramos yakoresheje imbaraga zose zishoboka. Akavuga ati ko nta badefenseur mufite nk'abandi free mwanditse nkazamo. Atangira kujya postinga ngo igitego cyo ku minota 93 azana ya celebration yo gutunga kuri ya tatuage. Ko nabaye igikombe cya 10 none muri kunyirengagiza. Avuga ati wavuye hano twanze kumvikana ku mafaranga nyine byanze. Genda niteye kuri ya Real ntitujya twisubiraho. Na APR wagiye mu rukiko ngo biba byarangiye. Akabaye ugomba kugenda neza nka Ombolenga. APR niyo wayisohotsemo kugira ngo igarukemo biba biri gakeya. Wajyanye mu ugomba kugenda neza nka Ombolenga bucece ukanagaruka uri seri. Nga nawe nyine rega ariko amugani biterwa n'uburyo umuntu yitwaye. Imyitwarire n'imibanire. Ababyeyi bakavuga batuye umwana hose biterwa n'imibanire. Ababyeyi umukuru w'umuryango akavuga atuye umwana ntabwo twamwuca n'uwacu kandi yitwaye neza. Yagiye bucece nta rusaku arongera agaruka. Batene mumuzane nawe yirire. Azasaza neza nta kibazo afite akaza gutanga urugero kuri barumuna be. Niko bimeze. Ayo nusa kaberekera akerekera bakagege ko bimeze gake akaba ari aho ngaho nk'umukuru w'ikipe umazemo igihe ugomba babwira ngo bigenda gutya. Dawuda se wamubonye ko ngo yagiye gushimira Intare ko zamuhaye imyitozo. Dawuda ngo abasezerije kazagaruka ubashimira. Agira gutya none yisubiza mu Ntare mu myitozo. Ugatereka nze mbasure dukorana imyitozo. None ariko yagiye afite uruhushya noneho. Nise uruhushya kujya gukora tize. Nabyo byasaba uruhushya. Ko Dawuda ari umunyamakuru. Ese ntagarutse mu ikipe nkuru. Ubu bazanamuhanira ngo ajye gukora yo tize. Kagira amakuru kwifatira ukajya utabwiye fanda kavuna kase abakinnyi ntabwo bemerewe imyitozo ku giti cyabo. Ubona ryo ni ikosa akaguhana. Nahise ubundi yakwinjira mu Ntare ko n'undi hose ari kimwe amateka aramwe yakora kuri baro yawo nta muntu ubizi. Ku buryo yahaguruka muri APR nta ruhushya yasabye akajya gukora imyitozo mu Ntare. Kuva yinjiye mu nta muntu ubizi. Akse kuva yinjiye mu Ntare kuva bamwemerera byashoboka. Ubwo yararufite. Iyo ni indiscipline. Gute se? Yego kumwana nyagasa. Keretse yasinye imyitozo y'Ikironyi akajya mu Ntare. Wowe ugomba kubivuga. Ikintu kimwe nemera. Ugomba kubivuga. Izo ndangagaciro abo mu Ntare bazizi cyane. APR avuze ati ejo nta myitozo ihari. Sibyo? Ngewe niyo nyine myitozo ihari ngomba kujya muri gahunda zanjye. Ariko nyine ugomba kubimenyesha. Gute se? Erega abantu bakamenya n'uburyo bakurikira. Nta myitozo ihari. Ndabona ndabona nta kintu bakora kandi bikora imyitozo Kicukiro. Ugiye usanga Intare zirimo zirakora. Ubwiye coach ati
twakoranye noneho ukora kuri umuraperi ibyo ni ngombwa ngo uhamagare noneho rero iyo case nuza gukurikirana urasanga agiye kubanza gukora imyitozo barabanje guhamagara ndore sinari zamwemerera ariko usatsa nuko ubanza guhamagara nusanga bataramagaye intara kose zihamagara intara bazahamagara bati akora imyitozo byakunda tumukoresha nta kibazo ibintu bimeze neza wiki ikipe y'igisirikare ntabwo zamwemerera zidafite oda ntibishoboka intare we nazo ariko amateka arazireba cyane ariko ngo yarabwiye abana b'intare ngo azaza kubasura ariko ngo yarabaporezaga yabaguriraga icyitwa igiporezo bura ngo baramukunda cyane buriya abana b'intare ngo bakunda ntuze Dawuda cyane ubwabo yagakombye kujya hanwa abasekirite b'inyamirambo ngo bagakunda Kimezi kubera iki Kimezi wa polisi ngo kugera kuri gate ibiporezo amata menshi amandazi amakeke baraporeza cyane yababwira ati nimufate Imana yaraduhaye nimurye muze ku mabiri mu mafagitire ngende cyangwa ndafande Katibito ahita akubwira ati Intare FC ni club ya bose none se ko avuze Dawuda gusa ko mutavuga na Aba Omar Aba AS Kigali ko bari bahari Aba Bugesera Omar Aba abati nta muntu twima imyitozo utugannye wese nta kibazo mu Ntare Katibito singo yafande Katibito nuko nyine muvuga Dawuda kuko ari we wenda muzi ariko hari n'abandi bandi ma equipe baza tukabaha imyitozo ariko nyine icyo mvuga bashakira fitness icyo mvuga hari procedure igomba gukurikizwa procedure igomba gukurikizwa iriya ni ikipe yubahiriza amategeko ntabwo buri muntu wese urose wese abyuka mu gitondo ngo reka njya gukora imyitozo mu Ntare ugomba kuba rega none se ubunyamwuga ni iki kamaze mubaze ubunyamwuga ni iki kamaze mubaze nuko RBA iyo umunyamakuru ajya guinterview abanza guhamagara umukoresha wawe umunyamakuru uheze uko kintu gitangazamakuru wari wambona ndabanza nkabaza ngewe eske ibi bintu ntaho itegeko ringonga uri kumva ubwo abo tubona baba bahawe uruhushya baba bahawe uburenganzira maybe wenda ngenda byanga urumva ariko ndabanza nkabaza uri kumva ariko ukuntu biteye nuvuga ngo ekipe ziri professionnel zishyiraho gahunda y'imyitozo bakavuga bati wenda muri iyi minsi hagiye kuzamo international break nago wenda tubaye akaruhuko urumva ariko fitness coach ntuzajyaga bikora erega n'ikiruhuko ni pati y'imyitozo ntuzababwira ati muruhuke nayo ni pati y'imyitozo ubonye Adil yajyaga bikora akagenda abakinnyi bakagenda mu kavaganse gatoya yabapemye ibiro urumva akavuga ati wowe ugiye ufite ibiro wenda 68 nugaruka yongeyeho kimwe ni 50. Badera yigeze kwabwira ati muri ibeshya noneho ni imyitozo bakayikora bakayoherereza fitness coach ariko mu gihe cya covid nuko byose ni procedure imyitozo ntabwo ari yagonze safe ntabwo yajyaga yohereza imyitozo ntabwo ari yamugonze ari utuntu nk'utwa safe rafite ubuzo nk'utwa Dawuda erega bara no kuruhuka nayo ni imyitozo iyo bavuga ati turebye umubiri wawe n'igihe tumaze iminsi dukora imyitozo uyu munsi muryane Katibito arampunda sinoga Katibito namwemeranye ahubwo arimo avuga ati Axel mubwire ndamutumiye azaza muri tize umaze watambaye official invitation ngiyo biba byemeye ngaragutumiye rwose tuzahaza ubirebe neza ibyo uvuga ubirebe nawe ariko ntabwo nshobora kubyuka fanda arabyumva kiworera ngo nze gutyo gusa ugomba kugira uburyo uzamo iyo terime kiworera ndi ndaho ngaho ndi kuri mwendo wa kujidayi ngo ndaje ngo nje gukora imyitozo niko bimeze reka hanyuma wakabyara mwe umuntu bita Nepo dushime mu bicu yarankuyemo umwuka vuga ati ngute mumara isaha hafi mujye kumara amasaha 2 mutavuga koko umurenge Kagame Cup amafinali yo ku rwego rw'umujyi wa Kigali busozwe uyu munsi arabera okay